kintu we nuko ego shara rwose amakuru y'iminsi Deni amakuru y'iminsi ku cyumweru nagiye ku rusengero mbaririza amakuru yawe nsanga ngo wararwaye niyo mpamvu narinje kugusura Urakoze cyane pe bimeze bite se urebye nyine mfite ibinini kugenda biza nyine gake aha narinje kugusura menye neza za gahunda zimeze zite za gahunda nyine nta cyahindutse tuzazikomeza zazinda ati umunsi tuzagenda n'iryari umunsi se tukazabiganiraho ku kindi cyumweru nta kibazo rero ntabwo nari mfite umwanya uhagije ngiye gusubira mu rugo nkora akazi dore amasaha ari kwihuta nta kibazo nyine narukoze ndagushimiye pe yego Imana iguhe umugisha yego kiberera ntugire ikintu usubiza ikihe kibazo kuko nawe uhamagara nijoro kandi nakubwiye ko ndi umugore w'umugabo none kibuza abagabo ukuntu bafuha ubizi se hari igihe rero hari igihe aba ari we uyifite nicyo gihe mbonera akanya aba enjeniyeri tuba turi mu kazi kenshi konje cyane sinzi niba akazi k'uno munsi kari gukorwa niba n'ibigenda kandi sinjya nifuza urabizi ko ntakwambarana nawe wigize umusore ngo ntabwo wakwifuza kandi ntabwo uzi ko hari imvura nyinshi cyane sisita n'ubu niyo nibekeraga cyane ariko ntibagiwe agatanga wigize haracyari ubuki ubuki nabwo hacingana ahubwo bikamubwira ya miserero munserezaga nta bukwe ngo ndashaje n'ibiki mfite umukobwa bro ndakuzi n'amakabyo yawe gusa reka nkubwire mfite umukobwa w'umunyaburayi mwonyereke ndebe ubuse ni umunyarwandakazi mwiza utarisize yuko mwamukuye hegera abakobwa baracyari mbega umukobwa mwiza ni kimwe n'uzakwegukana nawe byaba byari umukobwa mwiza ariko ntugakabye ariko si ngombwa kwemerana cyangwa ni kwa kundi ukabye kuko kuya amakabyo yawe namwemera namubonye ubu wasanga wabonye umukobwa muri kaburimbo ukamufotora ninjye wayifotoye bisabye nyirayo ubu yabona kuzi n'ukwiyemera cyose mbanza nkamubona amaso ku maso wabonye umukobwa yicaye muri kaburimbo uramufotora uza kunyemeza shyiraho maneko bazizadufotora shyiraho maneko zizadufotora bigena akavura ko mbizi kujya amakabyo nzabyemera nabibonye nzabyemera nabibonye naribika ngatunganya ibyo nkuzaniye asante Iriwe telefone itwara umuntu gutyo amakuru se shani meza Rutimbo arahari se Rutimbo arimo ariko yararyamye yararyamye umeze ute se Mara shameze neza nacyanyibuka se kumva ndi kukwibuka kabisa wiranyibuka hehe ndakwibuka hari igihe wigeze kuza kureba Rutimbo uranyibuka umeze ute se shameze neza yababa we Mara siko nashaka kukubwira akantu nta kibazo wambwira Mara uri ku mutima wanjye uteye utera utembuganye wawe umva naragukunze pe ngo naragukunze Mara warankunze nukuri pe God nkura nkurota ijoro n'amanywa naravuze ati si uyu mukobwa nzongera kumubona none Imana iramfashije ndaje gusa nyine nanjye nari narakubuze nari narabuze namba zawe
kandi nyine urabizi ko wazinyatse nta fone mfite nyine ndishimye kongera kukubona nakwatse namba wari umeze shameze neza umva ntabwo uzi ukuntu nishimye ngera umubere ni ukuri yesu wanjye aha niho nzibera umenye wowe da umva ndishimye umutima wanjye uranyuzwe noneho n'izi nkweto ukubona nzambaye sindi buzikuremo ndazirarana n'impamo y'Imana umva Imana gusishimye kuba yongeye kukunyereka Mara urakoze cyane umva none se wari umeze ute se nari meze neza ndishimye noneho meze neza ubu kurusha kubunyemereye cyane byiza noneho ngama nomero yawe yandike 07 8 40 50 60 nukuri Mara uza kumvugisha nta kibazo yego ahubwo sawa urakoze cyane reka ngende